muraho neza kadutangire gutya. Ariko noneho we icyo yahanze muri iyi minsi yahanze inyandiko umva naka. Uko nabivuze amazina nitwa Kwizera Mugisha, inyandiko ikitwa Umwero, amazina yanjye nitwa Kwizera, ubwo nkabyandika gutya. Mugisha inyandiko rero yitwa Umwero Kinyarwanda alphabet, akaba ari inyuguti zishingiye ku muco. Mbese wigeze utekereza yuko dushobora kugera inyandiko yihariye kwandika Ikinyarwanda tukabyandika mu buryo abandi bo badashobora kubisoma, cyetse ku bana baba bize ururimi rwacu tudakoresheje izi nyuguti zisanzwe zo dusanzwe tuzi. Urugero nko kwandika Igishinwa bitandukanye no kwandika Icyongereza, Igifaransa cyangwa se urundi rurimi rwo rwose, cyangwa se nko kwandika Icyarabu bitandukanye n'izindi ndimi izo arizo zose. Uyu musore rero yitwa Kwizera Mugisha, yagarutse ku kuntu ushobora kwandika Ikinyarwanda ukacyandika ukurikije umuco, inyuguti ku nyuguti, buryo umuntu uwo ari we wese atapfa kumenya ibyo ari byo. Urugero rwihuse dore uko yandika inyajwi zose uko zakabaye uko ari 5: a, i, u, e ndetse na o, gutya byandika. Ndetse n'ibihekane kimwe n'izindi ngombajwi nazo azandika gutya. Ibindi harimo kwandika imibare guhera kuri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ugakomeza n'indi yindi. Uko abisobanura akoresheje umuco. Urugero nkuko twabigarutse nkitangira kuvuga izi nyajwi, navuze a, yandika akantu k'akazeru gashyiraho ubundi buntu bubiri hejuru buhagaze bugaragaza nk'aho ari amahembe, twibutsa ko u Rwanda cyane cyane rushingiye ku nka ndetse n'Imana ndetse n'ingoma. Kandi byo bigenda bigarukamo, genda asobanura buri kantu kose yifashishije umuco, yifashishije uburyo inka zabagaho, yifashishije buri kimwe cyose kijyanye n'umuco nyarwanda, icyo waba uzi cyose kibyerekeyeho. Uyu muhungu ni umuhanga cyane, ahari wenda ibyo ari gukora ashobora kuzageraho bikagira agaciro cyane, abantu bakabyumva bakabiha agaciro. Mbese birashoboka ko ururimi rwacu twazarwandika mu bundi buryo ntidukoresheje inyuguti dusanzwe tuzi cyangwa se ibihekane dusanzwe tuzi, izi character kuko zagiye zituruka kenshi cyane mu rurimi rw'Ikigiriki. Akenshi abivugaho ibi avuga ko kubera ubukoloni ariyo mpamvu dukoresha izo nyuguti zo dukoresha, atari ko nyamara twagombye kuba dukoresha izindi nyuguti zitari izi kugira ngo nibura duteze imbere ururimi rwacu rwihariye rudashingiye ku zindi nyuguti izo arizo zose cyangwa se ku bindi bimenyetso ibyo ari byo byose bitari ibijyanye n'umuco wacu nk'uko n'abandi nabo babigenza mu rurimi rwabo. Se kuko birashoboka? Mfite amatsiko, ariko buriya bizanashoboka, cyangwa se bitewe n'uko azemeza imbaga nyamwinshi bakaza kubyumva bakanabyemera, bishobora kuzahinduka. Uraho ururimi ruhera. Duhereye n'ishusho ya mbere yo mu Mwero ni uruziga. Ndavuga ko hano ho ari myth ariko y'Abanyarwanda, igitekerezo kivuga yuko ibintu byose biva mu kintu kimwe kandi kitagaragara ariyo Mana. Noneho hakazaho ingoma, ubwami burangwa n'ikamba. Bavuga ko amaze gukora keyboard iriho inyuguti zose ndetse n'imibare yose yaba ngombajwi ndetse n'inyajwi, akaba ari kugenda agerageza kubishyira mu ikoranabuhanga buri umunsi ku munsi uko bukeye n'uko bwije. Uramutse ugiye kuri X ya Kwizera Mugisha wagenda ubibonaho by'ubwabwo bwose. Murakoze cyane. Hirwa Inosa kuri Hirwa SMTS. Muhorane amahoro.